wasigaye inyuma waragoswe, hari ibintu biri kugucika kubera izo nshuti ziguhoza ibyo biganiro mu matwi zishaka kukwereka ko kuba warashatse wakoze ikosa. Undi ingo ni stress pe, ngiye sinzashaka utse ko mafite amafaranga nzabyara umwana mushyiraho. Waba ufite akabazo wagiranye n'umugabo wawe gatoya katari kanini, wakubitana na za nshuti kubwirizo ngizo zimbura mu maro, za nshuti z'amafuti ziregetse, ugatanya kuvuga ati wamugana umugabo acinyuma, umugabo abwira nabi, umugabo amereka kurya inyama hashize icyumweru, urabona amafoto y'abasireye queen babashuti bawe bari kurya bari waba ufite Iriba Event Service Limited. Wow! Dore igisubizo kuri mwe mutegura ibirori bigiye bitandukanye, aho tubatunganyiriza amafunguro y'ubwoko bwose. Iriba Event Service Limited tubakorera protocol services, tutibagiye n'abayimusi b'abahanga mu kuyoborera ibirori byanyu. Iriba Event Service Limited tubategura amakeke y'ubwoko bwose, nitwibagiye na decoration services. Iriba Event Service Limited tubazanira sonorisation ku biciro byiza utasanga ahandi. Iriba Event Service Limited tubazanira amamodoka y'ubwoko bwose. Abakunzi b'umuziki namwe ntitwabibagiwe, tubazanira abacuranzi bagiye batandukanye. Ku bindi bisobanuro mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Iriba Event Service Limited, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu. Muraho mumeze neza? Ni NATASHA nanone nari ngarutse kugira ngo tuganire. Ushize nari nababwiye ko nzagaruka tukagira ibintu tuganiraho. Njye kuganira ku bantu bubatse. Hari ibintu ugomba kwirinda bikaba byaza ariko bitaguturutse ku buryo uzajya wishinze uvuga ngo bya bintu. Ingiye wabyiteye baca umugani mu Kinyarwanda ngo urwishigishe yararusoma, ariko ukavuga ati ntago ari njye warwishigishe, narusomye ntarwishigishe. Ibintu nje ngo tuganireho rero ni ibintu bigira biti, ubundi iyo wubatse hari isi ugomba kuvamo, hari ibintu ugomba kureka, hari isi ugomba kuvamo ukavuga ngo iyi si nyivuyemo. Isi y'ibigare, isi yo kugenda amajoro, isi y'agakungu, isi nyine iyo si ukayiva, isi y'inshuti zitafite ikintu zakugezaho ukayivamo. Iyo si ndi kuvuga rero ni isigira gutya, urubatse ariko urugo rwawe uhora urukururiramo abakobwa. Guys, ndi igitsina gore, ariko igitsina gore urebye usibye kubyara abantu, ibindi byo ntabwo turi beza, namwe murabizi. Of course ntabwo ari benshi, ntabwo ari bose, nibyo ab'ingabo mwagatukisha bose, ariko abenshi. Ugomba gutana n'ibigare. Hari inshuti ufite mwagendanaga, mwahuzwaga n'amayoga, wenda niba unywa inzoga simbizi, mwahuzwaga n'amayoga, mwahuzwaga no kujya muri club, mwahuzwaga n'ibiki. Izo nshuti ugomba kuzireka. Of course ugomba kuzireka. Ndaguha impamvu ugomba kureka izo nshuti. Impamvu ya mbere ugomba kureka izo nshuti, baraza bagusure, wenda wowe ibyo bigare ntabwo bigenderamo, ariko bakomeze kukuganiriza ibyiza bya bigare mwabagamo. Sha hano hasigaye hashya, izina ry'akabari ryitwa gutya na gutya gutya na gutya, ntabwo wabyumva, biba bimeze neza. None ibigana ari bukubwire, sha mwana we nahuye n'umugabo yahunze, wari ufite imodoka sheri, umva imodoka yayindi y'imodoka yamaye amadolari 1000, ugura amayinite, nyine n'umukire n'uwo bari kunereta muri iyi minsi. Waba uri umuntu woroshye mu mutwe, ugatangira kumva ko wasigaye inyuma. Wasigaye inyuma, waragoswe, hari ibintu biri kugucika kubera izo nshuti ziguhoza ibyo biganiro mu matwi zishaka kukwereka ko kuba warashatse wakoze ikosa. Undi ingo ni stress pe, ngiye sinzashaka utse ko mafite amafaranga nzabyara umwana mushyiraho. Waba ufite akabazo wagiranye n'umugabo wawe gatoya katari kanini, wakubitana na za nshuti kubwirizo ngizo zimbura mu maro, za nshuti z'amafuti ziregetse, ugatanya kuvuga ati wamugana umugabo acinyuma, umugabo abwira nabi, umugabo amereka kurya inyama hashize icyumweru, urabona amafoto y'abasireye queen babashuti bawe bari kurya bari waba ufite mu tworoshye ugatangira kwihenura ku mugabo, yaguhaye ibyo birayi nibwo bushobozi yabonye, ugatangira kubigaya kubera za nshuti. Urabona bari kurya amakoko nk'abari iki, kandi nukuri ntago babikubwira ko ntago babaye mu buzima bwiza. Sheri, ntago babaye mu buzima bwiza pe.
ntago babaye mu buzima bwiza. Ufite amahoro, uratuje, ntiwirirwa ibinini bya buri munsi, ntiwiri gukuramo inda, uratuje, uwo mugabo murashwana n'umubyeyi murashwana mukongera mukiyunga, ariko wibereyeho neza bebe. Iyo ubakire icyo kubwira ukuntu bura mu mitima yabo nabo ubwabo babuze abantu babakunda, baba proud yo kubita abagore ngo babambike impeta babakure mu rugo, ariko bari kugushoka, bari kubumvisha uburyo bw'ubukobwa ukuntu ari bwiza. Ubuzima bw'ubukobwa si bwiza nuko ari bwo bafite, nta kundi kuntu bafite kubigenza. First of all, ugomba kwirinda izo nshuti, please. Niba ukeneye kubaka, ikindi kintu ugomba kwirinda n'ibyo kururu y'abagore baje aho ngaho, urumva araje yamenyanye n'umugabo wawe, arahamusanze, urabona nta n'ikintu cya danje bapanze, ariko nta na nimero bahanye pe, vraiment uramuherekeje. Ejo n'ejo bundi umugabo we najya mu mujyi bagahurira mu mujyi, ntabwo bazamera nk'abantu bataziranye, bazasuzanya, umeze gute shayo, Natasha ameze gute, wenda ninjye umugore wo mugabo. Ejo bundi systeme yaje kuri aba bakobwa rero, arabona abapostinze umugabo wawe akajya mu bantu followinga kugira ngo cyangwa boyfriend wawe amenye izina rye, atangiye kugenda muri likinga. So na muri likinga sheri wawe cyangwa umugabo akabona aramuzi, ntago mwirengagiza nawe aramuri likinga, ba followinga ne bahane nyine, batangiye kujya bavuga nawe umugabo yumve nta kintu ari kwikeka. Ejo n'ejo bundi havemo kubonana, shaka ko ndi mu mujyi wowe ure nanjye ndi mu mujyi, twahuye se nkagusuhuza, ya korabo itangire kuza gutya birangire byagize hano baryamana. Ntabwo wabuze umugabo kuryamana, si umwana uzirika, ariko wibigira mu ruhare. Ikindi kintu nshaka kubabwira abantu bamaze abagabo basenya ingo z'abandi, ni kumwe umugabo wawe usanga ngafite undi mugabo bakorana ngo ni inshuti ye, warangiza famiye zikamenyana, mukajya muhura mupanga umunsi wo guhura ngo musangire, mugasangira, ukavuga ati umugore w'umugabo w'umushuti wawe akaza akisanzura mu rugo rwawe, ukavuga ati afite umugabo ntabwo yaryamana n'umugabo wanjye. Ashobora kuba afite umugabo utamuha keya nk'izumuha, ashobora kuba afite umugabo udafite amafaranga nk'ayo wawe afite, bikarangira ari wa mugore ufite imico mibi akajya aryamana n'umugabo wawe, kandi wowe ukajya ngo muri famiye y'inshuti nta kindi kibiri inyuma, kandi uwo mugore aryamana n'umugabo wawe. First of all, irinde ayo mafamiye ngo muza gusangira. Uwo mugore w'uwo mugabo ntago uzi imico ye, wenda aca inyuma umugabo we, ntago asabura kumuca inyuma ku wawe. Bamaso, ibyo bintu mubyirinde. Musangire ni byiza, gusabana kugira inshuti ni byiza, ariko ube maso. Ikindi kintu kigiye kumara ingo mbona, gufata umugore mugenzi wawe ukamuganiza ibyo umugabo wagukorera. Umugabo wanjye mbivuge gute, ibyishimo byinshi mu buriri, ankorera ibintu neza, uwe wenda afite akantu kangana gutya, ntimubyumve mu buryo bw'ubushegu, nta kintu kizima mukorera, ukamubwira ibyo agukorera mu buriri, ukavuga uburyo bigenda, ipostera gukoresha. Uwe wenda n'umuturage ibyo bintu ntabikora, azatangira kwifuza umugabo wawe. Ayo ni amabanga y'urugo, please tureke kubigwari. Ibyo ntabwo ari ibintu ukwiye kujya kuganiriza undi. Ni amabanga agomba kuguma mu rugo rwanyu uko muri babiri. Ayo ni amabanga atagomba gusohoka mu rugo. Nyamuneka ntitukaganire ngo turenze urugero. Uri kumubwira umugabo wanjye yampa 200 byo guhaha mu cyumweru, cyangwa se 300 ngo mpahe mu kwezi, umugabo wanjye ampa amafaranga, umugabo wanjye, ukatangira kuvuga ibyiza by'umugabo wawe. Nibyo bya bintu bizabyara ishyari, ugasanga mugenzi watangiye kugira ishyari kuko umugabo we amuha 50 byo guhaha, sometime kwezi kugasha cyangwa biri nta n'inyama bariye. Wowe uri kwirirwa umubwira ibyiza bibera mu rugo rwawe, n'ishyari rizaturuka, atangiye kuba yanakuroga akakugirira nabi. Ikindi kintu ushaka kubabwira, ufite business runaka wenda ushaka gukora muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, urashaka gucuruza se, urashaka gushinga salo se, urashaka gukora ibintu bitandukanye. Ibyo bintu utarashyira mu bikorwa, ukagenda ukabiganiza umushuti wawe. Umwanzi wawe rero ni ya nshuti yawe ikuri hafi, kuko ntago nzaza kukugambanira, ntago nza aho utuye, sinzi aho uba, ntago bizakunda. Ya nshuti yawe niyo bazanacaho abakugambanira kugira ngo ikurangize, kandi nayo ubwayo niyo ifite mu biganza kuba yakugambanira. So uramubwira umushinga wawe, agenda ukore imbere yawe. Niba uzi ubwenge, irinde kuvuga imishinga yawe utarajya mu bikorwa, uvuga ibintu byarangiye wamaze gushyira mu bikorwa. Ndakurikizaho mbwira abantu, ugasanga ufite fiancé, muri gupanga ubukwe, ibintu byose uri kubivuga aho bigeze, ibyo mwagezeho uri kubibwira umukobwa mugenzi wawe, udatera tutagira n'igikundiro. Nibyo bivamo ugasanga ngo abageni basaze, ngo yakuroze kutazabyara, ngo yakuroze ibiki. Vuga make, bumve byinshi, uvuge bikeya. Abantu mufite abagabo rero, mwirinde ibigare by'abakobwa mukurura mu rugo. Urumva ushobora no kuvuga ati wenda Natasha arubatse ntiyantwarira umugabo, reka mwizera bari nzajya nzana mu rugo rwanjye. Ugasanga umugabo wanjye nagacimisha mu mibonano mpuzabitsina, ntancimisha mu buryo bwo kumpa amafaranga, nta maza mu buryo bwo kumpa amafaranga, bikarangira nje kubireba ku mugabo we, tukajya turyamana kandi we tugaseka, uzi ngo turi inshuti, nta kibazo gihari. Niyo mpamvu mbabwira ngo mwirinde
mwirinde igitsina gore ugikurura iwawe cyane, nabwo nibaza baze umugabo wawe adahari. Uratumira abakobwa nibamenya ngo bagiye kuza umugabo wawe arahari, bakeneye attention y'umugabo wawe, bambara ikanzu igera munsi y'ikibuno, umugabo ni kari kureba. Ntuvuge ngo umugabo si umwana ngo n'ahandi yahareba, reka reba ahandi ariko atarebye mu nshuti zawe. Uzi gusuzugurwa n'inshuti yawe ngo yaryamanye n'umugabo wawe, ukajya uca wimaringa azi ubwabure bw'umugabo wawe. Gabanya agakungu bahurira ahandi, ari abandi bakobwa bahuriye mu kabari utabigizemo uruhare n'ahandi, ariko atari wowe wabigizemo uruhare. Please, atari wowe wagize ute wabigizemo uruhare. So mbanje ngo twigane ku tuntu nk'utwo, dukeburane, duhana ibitekerezo, tumenye ubwenge, kandi tumenye ko Satani yatwinjiriye, kandi tumenye ko abakobwa bari aha hanze wowe urasinzira ariko ntago basinziriye, barashaka amafaranga mu mugabo wawe. So mube maso rero, mumenye uburyo mwirinda n'ibigare mugendamo n'ibyo mutagenderamo. Iyo wubatse hari urundi rwego uba wagiyeho, iyo wubatse hari indi level uba ukiriho, ntabwo uba ukiri wa muntu wo kuri gukurukana n'utundi dukobwa turi mu byo ntazi. Uganira nabo urababwira umugabo wawe uburyo agukora imibonano mpuzabitsina cyangwa boyfriend wawe abikora ukuntu ukazi kubikora. Ibyo ntabwo ari ibintu ukwiye kujya kuvuga, iryo ni ibanga. Ni ibanga, mureke ibanga ryo kudushiramo, sibyo? Ushobora kuvuga ngo warangije bagize gutwe, ngiye ntazi ibyo kurangiza bikarangira ndi kwifuza umugabo wawe. So bye rero, kana kuvuga byinshi humva benshi habwirwa benshi hakumva bene yo, sinzi niba ariko bivuga. Imana ikomeze kubarinda, mukore subscribe, ukeneye amafoto yo kwisiga wampamagara, nimero iri aho ngaho yanditseho. Bye. Iriba Event Service Limited. Wow! Dore igisubizo kuri mwe mutegura ibirori bigiye bitandukanye, aho tubatunganyiriza amafunguro y'ubwoko bwose. Iriba Event Service Limited tubakorera protocol services, tutibagiye n'abayimusi b'abahanga mu kuyoborera ibirori byanyu. Iriba Event Service Limited babategurira amakeke y'ubwoko bwose, nitwibagiye na decoration services. Iriba Event Service Limited tubazanira sonorisation ku biciro byiza utasanga ahandi. Iriba Event Service Limited tubazanira amamodoka y'ubwoko bwose. Abakunzi b'umuziki namwe ntitwabibagiwe, tubazanira abacuranzi bagiye batandukanye. Ku bindi bisobanuro mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Iriba Event Service Limited, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu.